mu ijuru nta heroine zibayo, bivuze ko kwikora nta n'ibibayo. Hari inshuti nyinshi zitazajyayo kubw'ibinyobwa bitabarizwayo. Bavuze ko hatemba amata n'ubuki, nta gisimeti kiriho abana b'ibyuki, nta n'abadije bakina umuziki, nta na resitora ziteka umunyigi, nta n'umuproducer ubayo nka Ere, nta na Muchoma Bass ubaga agahene, Kimansuro kuva Uganda muhebe, nta kuvuga ubusa bibayo nk'idebe. Bavuze ko nta malariya ibayo, nta n'abakobwa batambara amayo, nta byo gusambanira mu biriyo, bivuze ko nta n'indaya zibayo. Nkurikije ibyo mbona ku iduniya, Satani arusha Imana abakiriya. Iyo mukoranye waguhiniya, kuba umugaragu wowe ukabisinya. Sindamenya neza aho nzaba mperereye, ubuzima bugoye bwo nzaba musezeye, nzakora ibishoboka nzare mbasengeye, umunsi w'imperuka mbone mwese mutereye. Oh wow, none se njye ikintu kintangaje. Bwa mbere nakundanye n'umuntu dutandukana, yarampishe ko afite umugore. My one and only, my everything in this industry. His name is Niko Queen. Biramutse bibaye ngombwa ko mu cyumba cyawe ubamo, bakubwira ngo iki cyumba mu bikoresho, mu bintu byose ufitemo, yaba dokima, yaba imyambaro, telefone n'ibindi, urasohokanamo ikintu kimwe, wakuramo iki? Biramutse bibaye ngombwa yuko ushobora kwimukira nko muri Amerika cyangwa i Burayi cyangwa ahandi hantu hatari hano mu Rwanda, bakagusaba yuko ujyana n'umuntu umwe gusa ukunda, wajyana nande? tubaze mu gihugu cyose. In Jesus name. Mu muryango, inshuti n'abandi, watwara nde? Umuntu umwe numva twajyana aho najya hose, aho naba ngiye kujya hose. Wakwemera ugasiga mama wawe, ngasiga mama, ngasiga sister, ngasiga brother, ariko nkajyana Chris. Ndinde ko ndi umutabwa, ndinde ko nabuze aho njya, ndinde ko nta mubyeyi, ndinde ko nabuze uko nige bwa cya gitutsi. Ndinde ko ntawe ndi, ndinde ko ntacyo ndicyo, ndinde ko ntawe ngira, ndinde ko ntawambereye umuntu. Nababuze mwese, mbatunze mwese, tubana mwese, ariko ntawumbereye umuntu. Ndinde, urinde wo gaheka we. Harya ngo ndi umwamikazi, uwanyise atya yaramemukiye. Nabuze byose ntazi icyo ndicyo, nabuze data singira mama, nako mama ubwo arahari. Nibura ko ntawubura sebuja, ko ntashaka kubura data, ntazabubura kabiri. Ndinde ko ntacyo ngira, ndinde ko nabuze uko nigira, ndinde ko undi mukeka ko turi bande. Aha, bakunzi bacu rero, ngira ngo reka mbere na mbere tubanze tubasuhuze mwe mudahwema kudukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngira ngo abenshi nkunda kubagezaho utuntu tw'ubwenge, murabizi cyane 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 mu gihe cy'imyaka rwose myinshi. Benshi mujya mumbwira muti jya udusangiza n'ibindi bitandukanye. Bamabaye rero kugira ngo ibintu birusheho kuryoha. Abantu mutarakanda subscribe kuri Christophe Uwizeyimana, nicyo gihe kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibyiza mba nabazaniye. Ngira ngo muri kubibona kuri kamera, kamera murahabona umwari mwiza cyane. You see, she's so beautiful. Uyu nguyu niwe rero ugiye kutuganiriza, tugiye kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bavandimwe mbabwire ko kandi this model njyewe naje nzambazanira abantu kabisa, babasharinge experience, babasharinge byinshi. Aha rero ngira ngo ntabatindiye, uyu mwari muri kumubona kuri kamera. Tangira usuhuze amatorero. Amatorero, muraho neza, torero ry'Imana mwe. Bayambire. Muraho nuko Yes ati anyways, ndabasuje cyane abantu bo kuri channel rwose, muri abantu b'agaciro cyane. Babasore rero, babasore mujya mumbwira ngo byaragoranye, mube hafi ahantu mushobora kuza kubakura kanamba kandi bikaza kuba ibintu no kuri pe. Ndayibaha nimero rwose. Hanyuma tutabicishije amatsiko, kuri mikoro turi kumwe ninde bari kureba kuri kamera? Nitwa Queen
mana yanjye ntihagire umuntu mbaza iby'imbuga nkoranyambaga, nta rubuga nkoranyambaga na rumwe ntabaho. Queen, Kami Quiet Queen, hose hose ku mbuga nkoranyambaga hose Queen Kami ariho. Quiet Queen, Aba ariho Kami Quiet Queen. Kami Quiet Queen. Kuri Instagram ni Kami Quiet Queen, TikTok, Facebook, TikTok, anywhere. Queen Ni ukuri bazafite na bidi yanjye navutse le 24 z'ukwa 12. haburaga umunsi umwe ngo uhite uba Mukantoheri. Ntite mba Mukantoheri, ubanza ariyo mpamvu banyise Queen. Queen, tugusanze hano mu rugo, ndabona umeze neza. Ndashima Adonai, ndashima Imana n'abantu bake. Abo bake harimo bande? Abo bake harimo ni bake ntago nzi neza nimba bose nabavuga, kuko si ugira ngo bararenga 5 ishwi, ntago barenga 5. Hanyuma Queen, uri umukobwa ushakisha, uri umukobwa utegereje, ese uri umukobwa wiga, bimeze bite? Turagira ngo utangire nyine utwinjize mu buzima kugira ngo tuze kumenyana n'aba batipe bategereje baze kumenya neza. Murakaza neza mu buzima bwanjye, ntabwo niga, sinanize. Ntabwo nigeze niga, kwiga ni umugisha ariko binagira ba nyirabyo. Ntabwo wigeze wiga? Ntabwo nigeze niga. Urabeshya. Ariko ubu ngubu bidakwiye ko twakora interview mu cyongereza. Buriya ni cya street. Urabeshya. Suza abana mwiganye. Sha abantu twiganye sugira ngo ndane cyane bibuka. Ntabwo mbibuka pe. Gusa muri bo nibuka umwe da. Nibuka umwe. Yitwa nde? Yitwa Fidela iwawe ni Musanze. Muherukana ryari? Ego mana yanjye 2018. Kera cyane, hashize imyaka 7 maybe. Ariko nyine ndamusohoje nyine. Hanyuma se aho hantu mwigaga ni hehe? Ni kugira ngo wenda n'abandi bakurikiye iki kiganiro bashobora kukwibuka bati wow, ati dore guriya Queen, dore ukuntu yabaye. Hantu twigaga ni mu karere ka Gisagara of course. Nyine twari inshuti cyane, ubanza ariyo mpamvu nanamwibuka. Abandi mbibagirwa, we nkamukomeza mwibuka. Ariko nyine byari by'agaciro kukugira. Hanyuma se mwarabanaga nko murarana nko ku gitanda muri hostel? Ntabwo twabanaga. Wumve ko impamvu mwibuka urumva ni kera cyane. Twigaga primary, njye nasoje primaire 2018. Hanyuma nyuma yabwo nakubwiye ko ntigeze ngira umugisha wo gusoza. Queen arimo aratubeshya. Ntabwo ndi kubeshya. Ngira ngo unabikomojeho rero abakunzi bacu. Aha hantu turi ku musozi mwiza cyane uteye amabengeza. Murabona ko Queen twamusanze mu rugo iwabo. Ni ahantu heza cyane. Abantu bazi Isave hamwe Kiliziya Gatolika yatangiriye mu 1900. Queen wari ubizi? Uzaze nkujyane hano hirya gato ku misiyoni. Oya, ko hamenya ndahaza ariko sinzi igihe. Buriya hariya Kiliziya ya mbere yari isakaje ibyatsi. Baba sokuruza bacu buriya biriya bintu byo gusakaza ibyatsi buriya ntabwo banyagirwaga. Oya, buriya bakoreshaga uburyo bagenda bashyiraho kushe imwe y'ibyatsi bakongeraho indi ku buryo amazi yashokaga nk'uko bakwibati no ku mabati bigenda cyane rwose. Ruva ko barabahanga. Barabahanga cyane. Turi rero muri iyo misozi myiza cyane, turi mu murenge wa Ruhashya mu karere ka Huye, mu musozi mwiza cyane wa umusozi uko wita kandi mu rugo. Imisozi rwose ntiwabimbaza. Ni umusozi mwiza cyane witegeye Save Imwurire, ngira ngo benshi murahazi, hari abajya bahumva iyo wenda kwinjira neza mu mujyi wa Huye. Ni ahantu rero hateye amabengeza. Murabona ko Queen aba ameze neza, iwabo ni mu ma fresh air, akazuba amasaha cyane. Mukuri
bantu mudukurikiye ndabatumiye hazagira baza kunsura nibura bacu mva hanyuma rero Queen ngira ngo twagize ikiganiro ariko reka twinjire nyirizina mu mpamvu nyamukuru yatumye nza kugusura hano mu rugo iwanyu kugira ngo tuganire ku kintu kidasanzwe ngira ngo duhura barambwiye ati njyewe mfite impano ikomeye ese buriya twahita ikomeye sinzi nimba yabikomeye gusa hari igihe nyine umuntu biba ari n'umugisha uzi ko iwacu banza ninjye muntu wari uzi ko ntagira impano rero kuvuga ko ari ikomeye ubwo ushobora kuba rero nicyo nshaka kutubwira wari wambwiye ko buriya hirya no hino mu bice bitandukanye usanga hari abantu bafite impano zo gukina filime kuririmba gutera ruhago n'ibindi byinshi cyane ukuyemo impano zo kwiba uzi ko nayo ari impano kwiba ntufatwe kuko ni impano ikomeye kiriya ntago nayikangurira umuntu nta nubwo napromotinga wayikangurira umuntu bagufasha gusa ariko ngo usanze atari impano yawe bakagufata ariko ngo hari ibisambo byiba bigakira yego ariko muri filime hanyuma rero Queen ubundi muri make ni muntu ki Queen ni umukobwa ukunda Imana ukunda abantu ukunda gusenga ukunda kuryama ugira inzara nyinshi ariko noneho w'umuhanga cyane mu kwagitinga no kuririmba uzi ko nakina filime ngewe mu kwagitinga ubwo ni ibijyanye na filime I can be a video vixen nshobora gukina filime naririmba ntabwo nyine ijwi ari ryiza cyane ariko naririmba waba warigeze ubigeragezaho wenda nka filime nkaho wenda ukiri ku ishuri ukaba warakinnye nubwo yaba ari théâtre ibyo bintu waba warigeze ubigerageza yego ku ishuri sometimes nyine twari tunafite crew y'abana nyite crew muri tronkome twaririmbaga mu gihe nitwe twaririmbaga duhagarariye ikigo cyacu mu gihe cyo kwibuka numva something good it's something good iyo wageragejeho ikintu hari igihe uba ucyumva cyangwa se ukaba unagerageza nk'indirimbo wenda waba wibuka mwaririmbye cyangwa se waririmbyemo n'igihe indirimbo twaririmbye icyo gihe ntabwo nzibuka ariko hari uduce mba ntakibagirwa cyane ko aba ari njyewe twanditse sinzi ko nabyita kwandika ariko nyine iyo waforomye ikintu byanze bikunze kiba ari icyawe nyine ntabwo byoroha kukuvamo uyu munsi Queen yiyumva muki hamwe uvuga ati rwose mba numva ngize amahirwe nkisanga muri uyu mukino nkisanga muri ibi bintu nabigitangaza naba Queen w'igitangaza ikintu numvamo njyewe wa nyawe no kuririmba kandi nyine iyo bitabaye kuririmba ushobora no kubekinga cyangwa se n'ubusizi ibyo bigerageza ibyo bigerageza ubwo umwanya witegura aza kutunyurizaho akantu ikintu gikunda kunza mu mutwe cyane mu bintu by'ubusizi iyo nteke ibyanjye uzi ko ibyo nandika ntahita mbyibuka ntabwo mpita nibuka ibyanjye ariko nibuka iby'abandi iby'abandi baririmbye ibyawe iyo niki kiba kubera iki utabifata impamvu njye mba ntashaka kubiha umwanya cyane nuko sometimes hari igihe utekereza ko ikintu kitazaba ngo kigira ahantu hamwe kiva kigera ahandi kandi umuntu ni icyo ari cyo ntabwo umuntu ari cyo yishakamo rero aho kugira ngo ibyo ngibyo kuko iyo wumva byabaye byinshi ufata ikayi n'ikaramu ukandika
iyo rero umaze kwandika ushobora no kubireka bikaguma hariya igihe kikagera ukamera nk'aho unabihagaritse. ariko nyine ibyo wanditse uko biba ari ibyawe, uwo ni we uriwe. hari nk'ibihangano ufite byanditse nk'ahantu mu ikayi? Yego. ni indirimbo, ni filime, ni iki? Filime, imivugo n'indirimbo. Yego. ugereranije nk'ubu mu ikayi harimo indirimbo zingahe, imivugo ingahe waba warabashije? Indirimbo zo ntizibarika, ariko imivugo yirimo myinshi nk'icumi banza. indirimbo ugereranije? hoya nabyo kugereranya ntabwo mbyibuka. ni nyinshi cyane? ni byinshi mana. hari yose waba warabashije wenda gukora muri studio? oya. sometimes studio nzijyamo, ariko mba ngiye kureba vibe za studio, ntabwo mba ngiye gukora indirimbo, kuko ni amafaranga mon cher ami, ni amafaranga mana. ikibazo n'ubushobozi. Yego. hanyuma se Queen uyu munsi kugira ngo asohore izo ndirimbo ze, asohore iyo mivugo ye, akeneye iki? ni iyihe support wumva ukeneye nka Queen kugira ngo ikintu nakubwira ngo nkeneye ntabwo ari ikintu gikomeye cyane, umuntu yabishatse yakiguha. urukundo rw'abantu rwonyine. urukundo se habonekamo amafaranga? iyo umuntu agukunze yaguha n'igishoboka cyose, kandi buriya support ntabwo wayiha umuntu udakunze. rero big time ushobora hari umunyamakuru witwa Kaberuka, I think umuzi. ndamuzi, akora muri RBA, yahoze akora hano Huye kuri radio Huye, ariko ubu noneho asigaye ari i Kigali. Ari Kigali n'ubundi Kigali. Yes. one time twigeze guhurira ahantu kwa mama wacu, arangije asa nk'ubimbazaho. ndangije ndamubwira nti nkorera indirimbo imwe, izisigaye nzimenya. ukuntu yambwiye, yarambwiye ngo cyakoze ahari ndamusuhuje nyine, ariko mu kiganiro cy'Imana mu ijoro nta kintu mwaganira ngo kibyara ikintu kizima. kuri icyo kijyanye n'indirimbo yakubwiye ngo iki? Mana ntashobotse, nicyo kintu nakubwira cyonyine, tumureke. ariko nyine urukundo rw'abantu, ubufasha bwabo, kugushyigikira, bundi nicyo kintu uba ukeneye. ubwo bishatse kuvuga ko uwo munyamakuru yagutengushye muri make? oya ntabwo yantengushye. ntabwo yantengushye, ahubwo ntashobotse nyine. hanyuma Queen, uri kutubwira ibijyanye n'ubuhanzi bwawe, ariko mu by'ukuri abateye agatebe hano ntabwo barumva iyo mpano yawe kuko nimba ihari. tekereza, haba mu mivugo ufite, haba mu ndirimbo, cyangwa se yanumvise wandika n'amadrama, ugira akantu tunyurizaho nyine twumve who is Queen in art and music. Okay. ntago byoroshye. canguramo kamwe cyangwa urwaduha freestyle wenda ushobora kuba ije mu mutwe like that. ikintu kindi mu mutwe kano kanya ni akantu gato cyane k'umwana w'umuhanzi, ni umuraperi. njye ntabwo ndirimba rap, ntabwo ndi umuraperi, ariko nyine I can. uririmba iki muri rusange mu ndirimbo? ukunda R&B, wisanga muri Afrobeat? ariko ikintu nkunda cyane naniyizereramo cyane, si ukuvuga ngo nkiyizereramo, ariko bikunda kunzamo cyane, ni agace gato ka suburamuzi. no upcoming, ntabwo nzi ko waba umuzi. yitwa nde? Kabarankuru Icon. Kabarankuru Icon akora umuziki?
yego ni umuraperi akorera muzika he? afite intuze, afite crew, ni CEO wa Zero Tolerance Rap Battle. Zero ikorera Tolerance Rap muzika Battle. he yo kura? Ni abahanga cyane, n'umuntu wese ukurikiye yihangana ajye kubareba, ni abahanga cyane. Gaho kozamo akantu kabo rero twumve n'ijwi rya Queen mu ndirimbo. Ako ngako ndi gutekereza nyine bihangane, ntabwo ari ibyo ndirimba, nta nubwo ari ibyanjye, ariko mu ijuru nta heroine zibayo, bivuze ko kwikora nta n'ibibayo. Hari inshuti nyinshi zitazajyayo kubw'ibinyobwa bitabarizwayo. Bavuze ko hatemba amata n'ubuki, nta gisimeti kiriho abana b'ibyuki, nta n'abadije bakina umuziki, nta na resitora ziteka umunyigi, nta n'umuproducer ubayo nka Ere, nta na Muchoma Bass ubaga agahene, Kimansuro kuva Uganda muhebe, nta kuvuga ubusa bibayo nk'idebe. Bavuze ko nta malariya ibayo, nta n'abakobwa batambara amayo, nta byo gusambanira mu biriyo, bivuze ko nta n'indaya zibayo. Nkurikije ibyo mbona ku iduniya, Satani arusha Imana abakiriya. Iyo mukoranye waguhiniya, kuba umugaragu wowe ukabisinya. Sindamenya neza aho nzaba mperereye, ubuzima bugoye bwo nzaba museseye, nzakora ibishoboka ndare mbasengeye, umunsi w'imperuka mbone mwese mutereye. Oh wow, none se byaye ikintu kintangaje. Uyu mukobwa namwe abantu mudukurikiye murebe, uyu mukobwa wa Naturel muramubona muri aka gakanzu keza cyane. Ngiye ntunguwe no kubona namwe mumbye nimba hari ahantu mwabonye umuntu umeze gutya wambaye ikanzu imeze bayita gute iyo modo ni yihbo, iyo modeli wambaye modeli shabya modeli byo ntubimbaze rwose ntabyo mba nzi mbona nambara ese by the way ni mama wanjye yindode yego. Hanyuma ibyo bintu biratangaje kubona nyine umuntu nkawe uri muri rap neza, waruririmbye iyo ndirimbo harya ngo yaririmbye bande? Kabarankuru Icon. Kabarankuru Icon cyangwa iyo groupe nawe barizwamo uririmba? Oya da, ntago ako ndabakunda bose. Noneho rero dushakira akantu kawe nushaka kuba ari umuvugo nigashaka kuba ari agaki kawe utunyurizeho twumve. Kanje kawe personally ko mu mutwe hajemo mwene muntu. Nta kibazo, zipfa kuba ari indirimbo yawe ari igihangano. Ntago ari indirimbo n'umuvugo. Yeah, okay. Hari kera byari kera mwene muntu akiri mwiza, asangira asabana aseka bizira uburyarya bikiri byiza mu Rwagasabo batarabamara ngo bibindi. 5 9 barabishe 9 kane ho bibindi babacamo ibice wa amacumu bahwiri batetsembatsemba ku Kanyenzi. Wiswe umututsi ubwari basirwa impinja basekura ku nkuta, mazu baratwitse sinavuga na bariyeri nk'imipaka, sava inshuti zawe banyumvire. Ugahiniye aho ngaho. Hanyuma hari ibintu nabonye wakomeje kunsimba ariko biranga byanze bikunze turaza kubigeraho. Urumva hari cyangwa uri kwanga ko ibihangano byawe babishishura? Yibeshye hazagira uyibeshye. Oya niba shaka bashishule. The door is open. Buri wese ushaka gushishura rwose azimuhereza ikayi biri gukora iki? Ntago biryamye hariya, hari ikintu biri gukora. None se kwi ko wumva wandika ikayi ese ugeranije biri nko ku mapaje angahe? Yego. Ariko abantu badukurikiye bambwire birashoboka ko umuntu yakandika igitabo atari muri baraba bifitiye uburenganzira, atari uvuga ngo warabyiza atari iki, ukiyandikira igitabo cy'amateka wenda y'ubuzima bwawe example, cyangwa birashoboka rwose, birashoboka wacyandika. Okay. Ngenda shaka kwandika igitabo cy'amateka y'ubuzima bwanjye. Yego. Bijyanye n'urugendo rwa muzika, bijyanye n'imibereho everyday life. Hanyuma rero Queen udusangije kuri zimwe mu mpano ufite, tujyanishije n'uwo muziki, guhimba imivugo, numvise uvuga n'ibya sinema na filime ho ukunda kwactinga cyangwa nazo urazandika? Nakwandika na actinga. Hari nk'iyo wari wagerageza wenda nko kwandika? Narayanditse ariko nkunda no kujya mu casting big time.
nubwo ziba atari casting za danje ariko casting nkunda kuzijyamo cyane. Hari filime wari wakinamo? Oya, iyo ugiye muri casting utsindirwamo se? oya ntabwo ntsindwa, ahubwo nuko sinzi nimba ari uko igihe kiba kitaragera, ubundi ni ikibazo cy'igihe kwa kuko nyine njye mba mbizi ko nabikora ariko nkumva ntabwo igihe cyanjye kiragera, nkarekera casting atari uko banze kumfata ariko nyine nanahashumitse mu mvugo z'ubu, ariko nyine nava muri casting nkatekereza nkabaye igihe cyanjye ntabwo kiragera reka mbe ndetse. Queen ujyanishije n'urwo rukundo ukunda filime, umuziki no guhanga muri rusange, wumva ari iyihe ntumbero, ni ikihe cyerekezo ufite? Uzakomeza wandike biherere mu ikayi, uzajya wumva ari ikihe cyerekezo ufite? Icyerekezo mfite nk'uko nabikubwiye ni ikibazo cy'igihe. One more time nzabona option, sinzi nimba nabyita option cyangwa opportunity, I don't know. Igihe nzabona nyine igihe cyanjye cyageze mba ariko mbivuga, nzajya mu ruhando rw'abandi bahanzi. Wumva bizaba ryari, binyuze mu zihe nzira? Ukongera gutangira avuze ati support, ubushobozi mu buryo bw'amafaranga ni ikibazo, none Queen urumva nyine ubushobozi buzaza ryari, binyuze mu zihe nzira? Ntago ari cyo kuvuga ngo ni ikibazo cy'amafaranga cyane, kuko as long as uvuga ngo nshobora kubwira papa cyangwa mama uba ukomeye pe aho wabigeraho, ariko noneho igihe utazabwira papa ntubwire mama nta kintu cyo kugeraho pe, ni wowe ubyishakamo. Rero icyo gihe kizaza kandi I really know katari kera, mwe munyitege. Hanyuma iwanyu ndetse n'abavandimwe wenda iyo bumvise wagiye mu miziki n'amafilme babyakira gute? Abavandimwe bo ni bato kuri njye, ni bato kuri njye, nta kintu bibatwaye, ariko mu rugo ababyeyi, mama, ndikoze mbana na mama gusa, mama wanjye ari professional, ari supportive, ntago yabyanga nyine, she can do anything in order to make me happy. So nyine urumva ko nta kibazo, ubundi nta kibazo gusa. Afite ubushobozi cyangwa wabaye wirindirije uvuga ati havene kugora umubyeyi? Ndi kwanga kumugora. Hanyuma usibye umubyeyi se, abandi hari abagukurikiye, hari abatangiye kugenda bavumbura iyo mpano ikurimo, bo ubakeneye iki? Which support do you need? Ikintu mbakeneyeho cya mbere, please support, nk'uko nabivuze, yo kwizerera mu muntu. Mfite byinshi nahereza abanyarwanda kandi nabo mwe muntiza amatwi gusa, kandi ibintu byanjye biba bifite message, ntago ari ibintu byo kuvuga ngo no gushyira hariya nka bimwe bya muvandimwe ngo twinyuma n'ibiki. Ntago njyewe muntiza amatwi, ariko muntize n'ubwonko, mwanarize. Queen, umuziki wawe uravuga uti umubyeyi arabyumva, n'abandi barabishima. Wumva indirimbo ya Queen, umuntu wamukunze, umuntu wumvise buhanga bwe, umuntu yayitegereza ryari, cyangwa umuntu yakwitega kuzabona Queen muri film ryari ugereranije mu gihe kiri imbere? Ni nka ryari? Ni mu mezi abiri? Ni mu myaka ingahe? Ni ryari tuzabona Queen muri music industry? Ahantu ntekereza ko ntago ndamara kumekinga sure ko ibyo bintu ari ibyo ndi gutekereza cyangwa bigomba kubaho 100%, ariko nka mbere gato y'ukwezi kwa 9 hari filime nshaka kuzakinamo pe, iri big muri no industry y'u Rwanda, iri big kabisa, ariko nyine ishobora kuzamfungurira inzira, nikumva ariko mbyita. Ni filime izakinirwa mu mujyi wa Kigali? Ni mu ntara?
mu mujyi wa Kigali. Mu kwa cyenda, ubwo nyuma mu kwa cyenda tukwitege kukubona muri filime zitandukanye. Yego. As Queen, hari utundi tuntu numvise wongeraho, ni Queen of what? Kami Queen. Tuvaye n'irindi n'akandi kantu ka gatatu. Ubundi njyewe iyo mpamagaye Queen nitaba Kamikazi. Queen ni izina wiswe n'ababyeyi cyangwa ni twa turingushyo nyine usanga umuntu baramwise ni izina ryo muri industry. Hanyuma Queen, tujye mu buzima bwawe bw'urukundo. Queen in love. Yego. Queen uyu munsi ahagaze ate mu rukundo? Queen rero kubera gutinya kubabarira mu rukundo cyane, muri iyi minsi nabaye mbihagaritse. Warababajwe? Cyane. Uheruka kujya mu rukundo ryari ugereranije? Ngereranyije hagiye kinini kirashira, kwa gatanu nibwo twatandukanye na boyfriend wanjye, n'uwari boyfriend wanjye, ubu ni ex boyfriend. Ariko noneho kwa gatanu. Ariko uriya ngo batandukanye ni nabo bongera guhura neza. Byari biguturutseho cyangwa niwe byaturutseho kugira ngo mutandukane? Niwe byaturutseho. Reka mwicireho umuzimu n'ubundi ni hahandi. Byagenze bite rero? Umuntu buriya sinzi impamvu nkunda kugeragezanya n'abantu cyane. Njyewe I was thinking ko ashobora kuba nkunda, ariko hari igihe kigera ukabona ko ibyo wibwira atari byo bihari, atari ko kuri. That time nyine twashape, twari tumeze neza bishoboka. Simba nzi niba nshobora no kwifata nkabwira umuntu ngo my godness, ibintu mbyibukiye iki. Noneho ntabwo bwari ubwa mbere mbabara rero, bwari bibaye inshuro ya kabiri, ya gatatu ahubwo. Bwa mbere nakundanye n'umuntu, dutandukana yarampishe ko afite umugore. Mwakundanye akubwira ati igihe ndi bogari cyane gushaka rwose ngiye kurongora nzana kujyana cyane. Ngiye kugira gutya nisanga hari akantu kabayeho nyine, ntabwo ntekereza ko ashobora kuba atarabikoze kuko nari muzi ntabwo yari kubikora, bituma bamufunga. Afunze rero nibwo nabimenye ko afite umugore. Umugore niwe wasigaranye telefone ye, nza kumuhamagara rero. Ndamuhamagara, arangije umugore niwe wanyitabye, ndangije turavugana, arangije arambaza niwe runaka. Navuga nti nsunzute umupfana iki, ni mushiki wa Toya, muri inshuti Toya. Usanga ni umugore mu rugo banabyara. Arangije arambwira ati umva, ndakuzi kukumenya, ndetse yanambwiye yuko ibyo ngiye kubwira nsezeranya ko utari burire. Ndamubwira nti ho murasindira. Ati uguzi n'ibindi. Ati ngende umugore we. Nari mfite telefone mu ntoki, ariko numvaze ngo yatakaye ryari. Nashidutse iri hasi yamenaguritse. Naryamye nk'icyumweru cyose, nirwa ndira kararandira, ndagenda ndananuka. Banyarwanda akazi ntimukabona umuntu yarabyibushye biba byaravuye kure. Ndagenda ndananuka, ndapfa ndapfuka, ariko nyine icyo cyaje kugera ndabyibagirwa, ndongera ndashoka bwa kabiri. Buriya uwiyahuye rimwe ntapfe buriya ntugire ngo birarangira. Ndongera ndashotse ubwa kabiri dutandukana rero. We none hambwiye ati buriya rero nifitiye umuntu tugiye gukora ubukwe. Uwo muheruka gutandukana mwarakundanye utazi ibijya mbere, nyuma aravuga ati unge hari undi ati buriya ariko nge nifite umuntu tugiye gukora ubukwe. Ntabyo wari warigeze sinigeze nanagukunda. Icyo gihe nayahe marangamutima wagize nyuma yuko ukundanye n'umusore wa mbere akakubwira ati uzi ikintu nahise ntekereza ako kanya,
nyine yarabimbwiye gusa arambwira naragukundaga ariko right now sinyigukunda mfite umuntu tugiye kwikorera ubukwe n'ibiki nahise ntekereza ndavuga nti n'ubundi nubwo ambwira ngo yarankunze ariko ntigeze ankunda kuko umuntu wakunze ntabwo wamukora ibintu nk'ibyo ntabwo wamubaza bene ako kageni rero ndamvuga ati ubwo ngubwo ubwo atigeze ankunda the door is open he's free to go hanyuma wenda iyo ngingo tuzongera tunayiganiremo noneho ukwayo yonyine ijyanye n'urukundo ariko ugendeye kuri iyo experience wabonye kuri abo basore babiri niki wabwira abahungu baduteze amatwi batureba bafite ibyo bintu byo kubeshya abahungu n'abagabo usanga umuhungu aragiye abeshya umukobwa w'abandi amubwira ati nzakujyana ejo bundi akirongorera undi umugabo akagenda agashushanya umwana w'umukobwa hariya afite umugore amubwira ati reka wowe nzakujyana finally abantu bateye gutyo ugendeye kuri that experience niki wababwira please na mbere yuko ngira ikindi kintu mbibabwiraho nta muntu utarababaye pe nta muntu utaragira ikibazo kuri iyi si sinzi nimba uwo muntu ukora ibyo bintu basi nawe niyihindukirire yirebe wowe iyo hagize ikintu kikubaho kibabaje bigenda gute wumva umeze ute iyo hagize umuntu ukubabaza buriya ntago wenda sindi mwiza pe sindi mwiza ku isura sindi mwiza ku mutima ntago ngiye meze nk'abandi bishushanyo ngo ubwiza buba ku mutima ibyo muri comment batubwire batubwire ibintu arimo kwinarima tubeshya ngo ntago ndi mwiza inyuma sindi mwiza mundebere nabo ntago ndi mwiza ku isura sindi mwiza ku mutima ariko nawe wihindukirire wirebe maybe kutari na mwiza maybe kutanarenze maybe kutari boga ibintu byose birashoboka ariko ihindukirire wirebe iyo wenda urugero rwa hafi iyo upfushije umuntu bigenda bite ubabara bingana iki urira amarira angana gute mwagiye mureka gukina n'imitima y'abantu mwagiye mwihangana nibura mukareba ko buri muntu wese afite umutima kandi ashobora kubabara umuntu ukora ibyo bintu niyo mpamvu mubwiye ngo ntibakabona abantu barabyibushye hari abantu bashima Imana hari umuntu ujya mu rusengero gushima Imana akiteza umudayimoni w'ishyari njyewe ubwanjye kano kanya mpagaze aha ubu nicaye nshobora kuvuga nti ndashima Imana kuko navuye hariya umuntu wakoze ibyo bintu wankoze ibyo bintu nawe ubwe ndakeka ntabwo azigera abaho neza kubera ibintu yakoze nimba yumva ko atari icyaha ubwo azabaho neza ariko yarahemutse so mureke guhemuka rero bareke guhemuka bya buri munsi bya hato na hato nibura vuga ngo bizarangira unategura igihe cyo kurangira kuko ntabwo bizarangira ngo uhere muri bizarangira reka birangire ubu ngubu ntabwo gukina n'imitima y'abantu gukina n'ubuzima bw'abantu kwangiza ubuzima bw'umuntu kwica umuntu ahagaze ntabwo ari ikintu ni ukuri pe sinzi ko ntanapfa ahagaze wowe uzasigara kuko uzi ko umuntu ababara kubera urukundo atari n'umuntu yabuze nibura agashonga ahagaze agashonga akajya avaho akantu buri munsi ubibona kubera kubabazwa mu rukundo abantu rero abantu bajya banyanganya babeshya mu rukundo murumva ko muba mwica imitima y'abandi bana muhave musigeho hanyuma Queen ubundi mu by'ukuri umusore mwiza imbere ya Queen ni umusore umeze gute ni umusore witwara gute ni umusore umeze ate muri rusange buriya rero umusore mwiza kuri njye ntabaho keretse ubwo umunsi umuntu azaba afite ubushobozi bwo kurema njye nkazamurema oya si ukuvuga ko ntakunda harya ntabwo ari we nabwiye ko nkunda dani nanone ndumva atari jyewe ni wowe aha ubwo rero wa musore ukunda imiterere ye cyangwa se uko ameze arahari nimba hari uwo wabonye ukunda
ni ukuri pe si ukuvuga ko nyine uwo mwiza adahari, arahari pe, arahari, utari umupureya, udacitinga, wa muntu ukunda umuntu. Ntabwo ubundi umuntu mwiza, umusore mwiza ntabwo ari wa wundi ukunda abakobwa miliyoni mu buryo bumwe, ahubwo ni wa wundi ukunda umukobwa umwe mu buryo miliyoni. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Gukunda umukobwa umwe mu buryo miliyoni ni mu buryo bwa bundi bwinshi bushoboka. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Mudushushanyirize rero. Umusore buriya niyizeho kudakunda ibintu bya date cyane, kujya kuri date kuvuga ngo gusohoka ahantu hamwe ukajya ahandi. Ikintu nkunda mu buzima bwanjye ni kimwe, umuntu umpa amahoro. Nkunda amahoro pe, nkunda amahoro, nkunda amahoro se. N'umuntu wese unzi, umuntu wese wabaza ko iri ni mu ntoki arakubwira ati ikintu cyo kimwe muziho ni umunyamahoro. Wa muntu utajya uvuga nabi, uhora aseka, rimwe na rimwe abantu bakanabimwitira ikigoryi. Nahuye n'umuryango umwe wonyine unyanga kuri iyi si, isi yose aho nzwi hose, umuntu wese nzi, nabonye umuryango umwe unyanga nabaho. Umuryango wose kuva ku mfura kugera ku muhererezi. Kubera iki? Babitewe n'iki? Babiterwa n'iki muntu ku buryo wisanze umuryango wose ubona ko wakwanze? Ikintu nkeka ko cyaba kibibatera ni ibyo bifitemo ubwabo. Buriya utagira nk'ingengabitekerezo ngiya jenoside yonyine, ntabwo ari yo yonyine, ariko ntacyo urwango rwabo rumpesha umugisha. Buriya iyo bataza kunyanga ntabwo nari kugenda ngo ngire aho ngera. Iyo ngingo nayo tuzayiganiraho ubutaha, tubwire ukuntu ibyo bintu byagenze n'uburyo byitwaramo. Twari turi tukirebera hamwe umusore mwiza imbere ya Queen. Umusore mwiza rero imbere yanjye, nshuti y'abasinga, ukavuga uti ngiye gutereta Queen, simvuga ngo ngiye gutereta, ugiye gutereta Queen, uzagenda uvuga uti gucitinga mbisizaho narindi, kwigira umuplayer, kwigira bad boy. Umuplayer wa bad boy ushatse kuvuga iki? Umuplayer, indirimbo yitwa player yo Butera ntayizi. He's a player, nukinisha umutima we, she's a burger. Ubwo ni umuntu wa wundi uza gukinisha, gucurikanga. Gucurika, terura, ashyira hariya, yongera yimura, uwo si njye. Umuntu wigizeho ko ntuba uri mu Mana cyane, ariko wowe wizera Imana. Uzi ko na biriya bintu byo Kristo cyane bishobora kukuremera icyaha, kabone niyo bitaba icyaha ku Mana, ariko muri sosiyete bikaba icyaha. Kubera kwinjira mu burokore cyane, iyo bikabije biba ikibazo. Barokore mutubwire, ba bandi b'indani ariko apana. Ab'indani se bameze nk'andi. Nta murokore w'indani ukibaho se? Barokore b'indani se. Ko nawe ndi kukureba nkabona uri umurokore wambaye nk'abarokore. Shano kuri pe, sindi umurokore ariko ndi umukristo. Nizera Kristo nk'umwana w'Imana. Yego. Yego, wari ukitubwira wa musore wigira umurokore wa hatari, uwo ntabwo ari mwiza imbere ya Queen. Ikindi, inshuti zanjye, inshuti za Christophe, inshuti zacu twembi, ubundi umuntu uzatekereza gukundana nanjye azihangane, ntazongere kumpa impamvu zidafatika zo kugira ngo dutandukane. Azaza azi ngo nje gukundana na Queen, I will not go back. Ubundi gukundana nanjye bizasaba kwizirika ariko uyu mukobwa ubundi mbabazi abantu mudukurikiye, uyu mukobwa wo kubundi wabuje ko kukasubizwayo n'iki? Mumwire ababoga please. Ikintu cyagusubizayo rero cya mbere,
sinkunda umuntu w'indyarya, kandi niko abasore benshi bameze. Ariko njye imbere indyarya kubera indyamirizi, nuko bimeze kimwe kimwe. noneho kuba kabiri. noneho hari akantu nabonye utanumva kabako, avuga ngo umbeshye nkubeshye, undyarye nkuryarye, ubundi dukomeze ubucuti. cyane n'ubundi urumva ntawe wowe uhari. Ariko kubwira umuntu, banyarwandakazi mujye mwihangana gufata umuntu w'umugabo ukamwita imbwa, vuba runaka n'imbwa, nta soni. ariko se wa musore wakubeshye wakubereye ikigwari ntago aba ari imbwa? ntabwo ari imbwa, nta mbwa ibaho nakunze. ntazagire n'umuntu tuzaba turi kumwe, nzakubwira amakosa ye, nzakubwira ibyo yakoze byinshi kandi bibi, ariko uzihangane ntuzavuge ngo umuntu ni imbwa. waba umbabaje kabiri. bivuze ko abantu bajya babyita abandi kuba ari ukurengera. Nta muntu w'imbwa ubaho, nta mugabo w'imbwa ubaho. ikindi, umugabo iteka ahora ari umugabo, urumva? wenda ntago yava ibubwa ngo ajye ibugabo, ariko yava ibugabo akajya ibubwa. rero numwita imbwa uzaba umugizeyo. buriya hari umusaza yabaye na trend cyane, yavuze ngo iyo umbwiye ngo ndi imbwa, ndakubwira ngo uzi kwitegereza, ubundi ngakomeza nkigendera. uwo mugabo ndamwibutse, abantu bamuzi tumenyane. abantu bamuzi tumenyane kabisa. hanyuma Queen, wari ugikomeza ko utaragera ku mafaranga. umusore ufite amafaranga, mana yanjye sha, nuza unanyereka amafaranga ukaza ukambwira mfite ibi sha, stay where you are. Nukuri ubu wakwishimira kubana n'umusore uburara? cyangwa se ntabwo mvuze ngo ababurara, nta nubwo mvuze ngo aba ari umukene pe, ariko kuza kumbwira mfite ibi, ntunze ibi, nduyu uriwe uvukaho, havuke wenyine, sinshaka kuvukana nawe, bigumane. kubera iki udakunda umusore ufite ibintu? nuko nta gaciro ashobora kumpa. bivuze ko abasore bafite amafaranga menshi nta basore babarimo? si ukuvuga ngo nta basore, ntimunyumve nabi, si ukuvuga ngo nta basore babarimo. uga Chris mwe uranteranya n'abanyarwanda. ntabwo ari ukuvuga ngo nta basore babarimo, ariko uwuriwe rata, uwuriwe sha, bawe pe, bawe ntabwo nkubujije, ariko noneho nibura gato cyane, gato ubeho nk'umuntu usanzwe. ibyo kwerekana ko ufite ibyo, yego urabifite pe, urabifite, ariko ntabwo bizatuma umuntu agaciro agomba. so kumbwira ko nkunda ukagerekaho ukambwira ngo mfite Range Rover, uba ugira ngo nkunde wowe cyangwa uba ugira ngo nkunde ya Range Rover yawe? kugira ngo ukomeze kumugirira icyizere, uve ko ari umuntu ufite nyine umukunzi ufite ejo hazaza. Okay, aho ejo hazaza hawe rero njye nzashaka hanjye, stay where you are. bivuze ko umusore ushobora kuza andatira amafaranga shana kuri pe, nta musore umurimo. hanyuma wawe amenshi ntaba ari nayi. hanyuma rero Queen dushyira ukuri hanze. uwo musore yazabona inkweto yarabandutse, umusore akubwira ati ubu rwose no kurya kugira ngo mbone ibyo kurya ni hatari, ariko Queen ndagukunda, I love you. uwo musore wamwakira kandi hari abatipe bafite. That's what we call true love. umuntu abagukunda by'ukuri. uwo musore wamwemera? abagukunda by'ukuri nk'umukobwa, kandi nka wa wundi wirebaho nkavuga nta kintu afite iki n'iki, nshobora kutamwemera. ntazagire n'umuntu uza kungerageza ngo aze kubimbwira ko ankunda yambaye atyo kandi afite ibyo byose, ngo ni ukugira ngo abone urukundo rwa nyarwo. no, muzambabarire, ntazagire umuntu ubinkora. ariko noneho ameze nyina yibereyeho muri ubwo buzima buciriritse, ariko abayeho. wamwemera? abankunda by'ukuri, uwo abankunda by'ukuri. nshobora kutamwemera kubera ko ndi kwirebaho, navuga kandi abakobwa mukunda ejo bizagenda gute, dukunda amafaranga senge nkoze muri yo, babarira abakunda amafaranga. wa musore ngo uciye bugufi ngo namwemera sebye, ariko ukavuze ngo
ngo ndamutse mubonye aje nyine ari oya umusore. nshobora kwirebaho nkavuga ntabwo ndi bumwemere koza ameze uku ariko noneho ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bwahinduka. Ubundi iby'isi ni gatebe gatoki, uw'imitwe ahinduka umutwaro, umwami agahinduka umwarimu. Rero uramenye ntuzaba umuhemu. Kandi kubabaza umuntu kumubwira ko nkunda akakubwira ko ntagukunda ntabwo ari ibintu byatara, ariko ejo cyangwa ejo bundi urabyicuza pe, ndabizi neza ko wabyicuza. Queen, iyo uri kugenda mu nzira cyangwa se uri mu rusengero, uri ahantu hehe se, ni iki kintu ukunda kubona ku basore kimwe gusa ugahita uvuga ati wow this guy, ukabona uravive kimwe ukimubona mutaranavugana umubonye atambuka? Hari igihe umuntu aba ari kugenda ukamureba ukamubonamo ubumayibobo bwinshi, sinzi niba bijya bikubaho. Ukareba umuntu ugahita umusomamo ububobo, ukareba ukabona ni imbobo itereye aho ntacyo ari cyo. Iyo umuntu wese ntabonyemo icyo kintu nta kibazo mba mfitanye nawe. ubona rwose mba mbona ari umuntu, mba mbona ari runaka ukwari, niyo naba ntamuzi. Queen, byanze bikunze wavuze uti narakunda nagiye nca mu rukundo bamwe bakandesova. Uyu munsi imiryango irafunguye? It's open. Oh, ba bantu bankurikiye rero izi nimero ziraboneka zite? Baba tipe bajye barirango comment 3 nzabona zinyaka nimero, ikiganiro cy'ubutaha nzayitanga. Ubu ngubu ntago, ariko ntacyo urayimpa ngitware ku mufuka, hanyuma ubwo mu kiganiro cy'ubutaha tuzahita tubibashyirira. Baba tipe ubaza ati bite kutarongora, mva dore ngo umukobwa mwiza namuzanye yitwa Queen, ari free, it's open. Muramubona ko aracyari ubu ninjye bitabera kwambara nka Vestine. Yego, urabona ko kandi dore nta bikabyo bya bindi bya hari abatipe nyarwa bivugisha ngo abakobwa bimaska, usanga ngo baragiye bakitoboza amazuru, dore ni mumurebe mbwira icyo je suis naturel. Ntago wenda si ukuvuga ko ntabikora, si no kuvuga ko ntabona ubushobozi bubikora, ariko sinabikora, simbikunda. Sinatera amaherena ku mazuru, ku mukondo, matama nka Brianne, mu ngohe sinshobora. Noneho hari akavarsi ko mu ndirimbo ya Dani kavuga should look good, ntakeneye makeup, ikindi kandi sinteganya break up, ku mwana wanjye niga don't mess up, niba unabirota bro wake up. Hanyuma ariko tukiri waruna I mukomojo, look good, sinkeneye makeup, so you want to stay natural. yes. Mwabyumvise rero abahungu mugire iyo quality ngo uyu Queen. Hanyuma Queen iyo yababaye yarakaye, umuntu akimubona niki cyambere abona? Iyo yarakaye mana sinya ndakara ngo bigaragare. Queen iyo yishimye, iyo nishimye ikintu kibikwereka mana mba ndi guseka. Iyo nishimye bikabije ndarira, ariko iyo nishimye bisanzwe uri wa wundi bazaterera ivi ukarira neza cyangwa wamera nka babageni. Ubundi ngo abageni buno munsi ntibakirira ngo kubera ko baba barabihaze ntibakibiteye, ariko wenda umva ushobora kuzarira. Hari umugeni wari wapfa kubona se uri kurira? naramubonye, nabonye umugeni warize wo mu mujyi, wa mugeni w'umusirimu kweri ararira. Cyangwa ntibakigaragara pe, ngo ibyo abakera batinyaga abubu basigaye baba nyine barabihaze. Mana muri no kudusebya umuntu bivuga gutyo nawe arasebaye. Ariko ikintu cyo nzi, iyo nishimye cyane bikabije nk'imwe mu buzima, uziko nta muntu, uziko narafeta nive yanjye n'umunsi umwe, ubanza umunsi bizaba nabwo nzarira. Babakunzi bawe nta numwe wigeze agukorera surprise? Surprise bakoze zirahagije, izo bakoze mva. Who is ready to celebrate this coming anniversary of Miss Queen? Who
ninde uje ku buryo ejo bundi mu kwa 12 ku itariki Where you? 24 tuzafeta kabisa yakoze surprise ya Queen, ubwo uri hafi aze kwigaragaza. Hanyuma Queen, hari abasore bakubonye, hari n'abandi bakunze ikiganiro twagiranye ariko bagifite byinshi by'amatsiko kuri wowe Queen, ku bijyanye n'indyo, imirire. Queen, ukunda kurya iki? Indyo nziza iyo mu rugo bateguye uvuga ati Queen uyu munsi nariye neza, iba ari iyihe? Ibiryo bya kinyarwanda. Bya kinyarwanda ubwo haba hari bati bwayisi, ngakunda n'ubugari cyane. Hanyuma ku minywere se mana, ndeba umeze nkaho mwihangane nagira umuntu ugarura bya bikiro. niko murabona nkwikira genda bona nywa amata. Ego matawe yacu naga ari mu mutara. Ukunda kunywa iki? Ikintu nkunda cyane cyane kuvanga fanta n'amazi. Iyo mix zaca sinzi niba hari umuntu wari bwayinywa, ariko nuko fanta ivanze n'amazi nicyo kinyobwa umukumva uwe neza. Nicyo kintu cya danje kuri njye, ariko bidakwiye ko n'ibindi mbinywa. N'inzoga ndazinywa. Inzoga zose umuntu uzishamika ko mvuga ngo njyanye kuri date. Ubwoko bwose bw'inzoga? Ego mana, bwoko bwose. N'ibyuma. Ubwo nyine uratubwira kugira ngo dushire amatsiko kugira ngo n'umuntu wakenera gukora ka surprise azamenye ikintu yategura. Amsteri rwose. Okay. Hanyuma tujye ku myambarire. Queen iyo yambaye neza kabisa agasohoka mu rugo avuga ati wow, uyu munsi abasore baragenda bahirima kabisa, uri bumbone, I'm sure ko ari bubone nambaye neza. Queen uba wambaye ute? Mba nambaye ikanzu. Ngiyo wambaye? Yego. Hanyuma ku nkweto bameze? Inkweto nkunda inkweto zifunze cyane. Zifunze cyane. Queen, ukunda gusohoka? Oya. Ntago ibyo bintu bikunda? Ntago mbikunda. Dusa rero nk'abari gusatira umusozo w'iki kiganiro, tuzanagira ariko nigeze kumva usa nkumbaza kuri Dani. Byagenze bite kubahise ubyibagirwa? Ntago nabyibagiwe, nuko nanze ko ngenda naro tundi tuntu tw'ubwenge twari turi kuvugana. Dani mukunda ni favorite artist? Mukunda nk'umuhanzi mwiza cyangwa mukunda crush? Waramusariye none? Cyangwa nka Dani Nanone nyawe, dore umukobwa Dani Nanone, where are you? Dore umukobwa w'Ubutare wagusariye. Nguyu kweli. So kuvuga ngo gusa nyine he's my favorite artist in Rwanda. He's so talented kandi ari na smart mu mutwe. Brother nazo ubwenge cyane, ariko agira ishaza n'icyo mpfa nawe, buriya yarakaye ntibirangira. Agira inzika. Uzi ibintu yakoreye Philipita? Ntago uzi indirimbo yavuzemo ngo Philipita ntazongera kumvuga nonsense. Cyangwa ari bya bindi ariko yari yakosheje. Wasanga ari bya bindi by'agatwi. Philipita nawe yari yakosheje. Yagiye kumwakira ku Isibo muri harya yitwa kira kiganiro cyitwa The Choice. The Choice Live. Yagiye kumwakira aravuga ngo twakire umusore w'ibibazo. Kumukunda, he's my favorite artist, I told you. Ayo anavuze ko no mu busanzwe wowe wamwiyumvisemo. N'umuhanga. Buriya njyewe iyo nyemeje ndemera. Umukunda bisanzwe note. Ndumufana kabisa. Ariko bidakwiye ko nakisiga n'amarangi. Aramutse akubwiye ati ngwino nkugire my second below cyangwa se umugore wa kabiri, babyemera? Uramutse ubonye surprise from Dani bitewe n'impamvu, babyemera? Turi hano mu Rwanda, warukomoje kuri Dani Nanone nk'umuhanzi ukunda mu buryo bw'umuziki ariko no mu buzima busanzwe. Mu Rwanda ubundi ni uwuhe muhanzi w'umugabo ukunda kurusha abandi? Ubwo natubwire noneho ugwa inspiration mu gitsina gore. Je ne sais pas, ibaze nk'ubu mpindutse ukandeka, abanzi bose banseka,
nadoda inkumi zose ngatondeka. Yeah, c'est la même chose. En avance, I'm so sorry. Cause anytime nakosa, but it's so scary to lose you. Mwese umumenya? Ninde Ntabwo umumenye? ninde mwivugire. The one and only, my favorite artist in Rwanda, my one and only, my everything in this industry. His name is Chris Easy. Jugumira jugumi. Aha, uwo ndi ku ruhande rw'abagabo, igitsina gore rero. So indirimbo ye nkunda cyane 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 kurusha izindi. So sikatamu sana. Katamu sana. Alin sana. Wow. Wanatubwiye ko ukunda ibintu bya filime. Nuhe mukinnyi wa filime hano mu Rwanda, Queen, uvuga ati nkuriye wampuzana. Nkuriye. Mama Nick. Mama Nick. Akunze gukina izihe filime? Muri City Maid. City Maid. Queen, ibintu bya football ujye bikurikira? Football ndabikurikira ariko simbikunda. Ntabwo bikunda. Yego. Gusa bidakwiye ko nyine aho nsanze ari kureba match nanjye nicara nkareba. Niko Queen. Biramutse bibaye ngombwa ko mu cyumba cyawe ubamo. Bakubwira ngo iki cyumba mu bikoresho, mu bintu byose ufitemo, yaba dokima, yaba imyambaro, telefone n'ibindi, urasohokanamo ikintu kimwe, wakuramo iki? Registre irimo ibisigo. Niyo wasohokana? Queen, biramutse bibaye ngombwa yuko ushobora kwimukira nko muri Amerika cyangwa i Burayi cyangwa ahandi hantu hatari hano mu Rwanda, bakagusaba yuko ujyana n'umuntu umwe gusa ukunda, wajyana nande? Tubaze mu gihugu cyose. In Jesus name. Mu muryango, inshuti n'abandi, watwarana? Cyangwa no mu bantu nkunda batabizi ko mbakunda. Abo nkunda batabizi ko mbakunda. Umuntu umwe we wakumva mwajyana aho hantu? Umuntu umwe numva twajyana aho najya hose, aho naba ngiye kujya hose. Chris Easy. Wakwemera ugasiga mama wawe, ugasiga mama, ngasiga sister, ngasiga brother, ariko nkajyana Chris? Kandi abahanzi barabasariye. Oya, siko nabasariye, buriya hari impamvu. Chris Easy, dore umwana wihuye ngo bibaye ngombwa ko ajya ahantu bakamusaba kujyana umuntu umwe gusa. Chris Easy, uyu mukobwa uri kubona hano imbere, yakwemera agasiga mama we, abavandimwe na family bakajyana nawe. Bisi dore nari nabitekerejeho, udatuma rero nza kubyicuza. Nyine impamvu nekereza Chris akwiye ibyishimo birenze. Why? Buriya hari ikintu kimwe kiba ku muntu kikaba gishobora no kugusenyeraho isi yose, kubura umubyeyi w'umumama. Chris Easy muri iyi minsi ari mu bihe bitamworoheye, sibyo? Noneho uri kumukunda muri ibi bihe, ariko maybe after it will be changed. It can't be changed because namukunze agisohora inama. Hanyuma Queen, namubonyemo ko ari umuhanga nyine that time. Queen, hano mu Rwanda warahavukiye, ari kujya wumva ibindi bihugu abantu bajyamo kubayo, biramutse bibaye ngombwa ko baguhitishamo hano ku isi, ahandi hantu wumva wakwifuza kujya kuba, igihugu wumva wakwifuza kujya kubamo kitari u Rwanda, wahitamo hehe? Belgique. Kubera iki? Ni heza. Wari waje? Ariko mfite umushuti wanjye ubayo, rero the way mba mabona akoza akunda kwifata amavideo ahantu yagiye akayanyoherereza, so binyereka ko ari heza. Mu ndoto zawe, mu nzozi zawe ufite, niki uba wumva wifuza kwenjoyinga abakire cyangwa abandi bantu bagize ubushobozi baba baranyuze mu
hari igihe uganira n'umuntu ukumva arakubwiye ngo ndumva nshaka kuzajya nko muri gari ya moshi, ndumva ntazajya nko mu nyanja nkagenda muri bya byato binini, cyangwa umuntu akumva arakubwiye ngo ndumva mfite amatsiko yo kugenda nko mu ndege. Wowe wumva ari nk'ikihe kintu abakire benjoyinga uvuga ati ndamutse mbonye ubushobozi iki kintu nicyo nahera? kumara nk'amezi nk'atatu buri mugoroba 10:00 njya koga muri pisine. Amezi nk'atatu. Ubundi no kugenda mu ndege. Mu myaka 5 iri imbere, iyo uteke buriya buri wese ajya afata umwanya akitekerezaho, uba wumva Queen muri iyo myaka 5 iri imbere wibona he? Nibona ndi umuntu urenze muri no industry muri iyo myaka 5, ariko nkanibona nzaba ndi umumama pe. Nzaba ndi umumama. Uzaba uri umumama warashatse? Umusore uri hafi abe nyabona areba ibyo ari. Nyabuneka mwokagira Imana, mwokabyara mwatubabariye. Na Queen rero twagiranye ikiganiro cyiza cyane, ubwo abantu bifuza ko Queen nazamugarura, nubwo twari twaganiriye hanini tugaruka ku bijyanye n'umuziki we, akatubwira uburyo yakunda kuririmba, yandika, ariko kubera ko ubushobozi butaraboneka akaba nta ndirimbo n'imwe arasohora, nta filime n'imwe arakinamo, nubwo ngo hariyo azakinamo ejo bundi, yewe n'imivugo arabifite myinshi, ariko nta n'umwe nyine arasohora ku buryo twahumva. Queen muri make, umuntu wagukunze, umuntu wakunze iki kiganiro twagiranye, niki wamwisabira, niki wamubwira kikuri ku mutima mbere yuko dusoza iki kiganiro? Ikintu nabasaba mbere ya byose, please mwihangane. Mbere ya byose subscribe kuri iyi channel. Icya kabiri, ndabasabye munkunde pe. Ndabibisabiye none. Ajya ngo nta muntu ujya ubisaba. Babizi ko n'abakobwa uyu munsi basigaye biteretera. Mana yanjye. Wosingi. Uba bakunze umuhungu hariwe kwemera ugashirira ngo azaza byivuze. Si ibyo se. Queen we tubwira ahubwo ntabwo wowe wakwibwira umutipa ati ngiye naragusariye pe. Oya keretse nka izima ndi kuvuga ngakwiye ibirenze, ariko nawe ubwo ni umuntu. Mwabyara amagambo. Ndabiguhane. Krisizi ndabiguhane ntacyo mfite. Ariko ningira icyo ngera nzagutembereza. My favorite artist we. Ese ubundi Queen biramutse bibaye ngombwa bakaguhitishamo umuhanzi mwakorana collabo mu ndirimbo yawe ya mbere wumva witegura gukora, ninde muhanzi wahitamo ko mwakorana? Kevin Kade. Kade rero uyu mwana wacu wihuye mufashe kabisa. Queen, byanze bikunze twaje hano kuri kamera, hari byinshi watekereje dushobora kuganiraho, ariko tukaba wenda hari ibyo wumva dushobora kuba dusoje tutabikomojeho cyangwa se tutabigarutseho. Uyu mwanya ni uwawe rwose, ikintu wumva kisigaye ku mutima wawe twagakwiye kuba twavuze nicyo gihe kugira ngo gisangize abakunzi bacu. Ikintu numvaga nshaka kuza kubabwira, nkeka ko ari cyo kintu, ariyo message y'umunsi. Bihangane barekera kubabaza abantu. Igisigo cyitwa narakubabariye, Junior Rumaga featuring Bruce Melody Nokizi. Ndakizi. Harimo aho Rumaga avuga ngo namukoye umutima masikina urongoranye iseseme ngize ngo nkubise ibiceri hasi ati nanda y'ibijegero umuranga ndasanga ndisizo gahinda kanje ndagenda ngatura ikibungenge ndanuma numva none ngo barumva yampeza bikavamo. Écoute, horasha. Byumviro by'urukundo ubu byarashize n'ubushake byumviro by'urukundo ubu byarakamye n'ubushake wanteraga bwarashize. Kwa nkoragaho ibintu bikiruka mu birenge ubu no kunyegera utuma ibintu byiruka mu ijosi, indi mpamvu yatuma nongera kwambara agapfukamunwa. Ibaze kugira ngo umuntu aguhurwe bigeza. Ariko se izi ndirimbo uzibroka ryari, uzisubiramo ryari? Yewe mbyumva uyu munsi, ejo nkaba nabifashe. Ariko bimwe byawe kubera ko ari byinshi, ariko ibyanjye kubera ko bimaze kumgira.
please mwamfashije mani mwamfashije. aha abantu bumva Queen nazamugara ubutaha mutera agatoki hejuru. Queen ubutaha azagaruke muraza kumbwira ngo ni nabwo azatanga nimero kuri babatipe ashira kuri ariko babandi batari aba player badacitinga batari amasleking nzayibaha pe nzayibaha tera agatoki hejuru. Okay, Queen mbere ko dusoza dushakira akantu haba mu muvugo cyangwa se mu ndirimbo ufite ziri muri ya registre ibitse muri chambre yawe tukwitiraho akantu kanyuma dusoza. Ndinde ndinde ko ndi umutabwa, ndinde ko nabuze aho njya, ndinde ko nta mubyeyi, ndinde ko nabuze uko nigira bwa cya gitutsi maze agatsinda ngo ni abantu bahe muvukana n'abantu mutazi abantu mwokabyira abantu ngo mbifurije neza wakubwira. Ntabwo nterera amagambo kuri uyu munsi, nta nubwo ntambitse amagambo nonaha, bimenye vuba, menye ko mutari abantu. Njye ndinde ko ntawe ndi, njye ndinde ko ntacyo ndicyo, ndinde ko ntawe ngira, ndinde ko ntawambereye umuntu. Nababuze mwese, mbatunze mwese, tubana mwese, ariko ntawumbereye umuntu. Ndinde urinde wo gaheka we, harya ngo ndi umwamikazi uwanyise atya yaramemukiye. Nabuze byose ntazi icyo ndicyo, nabuze data singira mama, nako mama ubwo arahari, nibura ko ntawubura sebuja, ko ntashaka kubura data ntazamubura kabiri. Ndinde ko ntacyo ngira, ndinde ko nabuze uko nigira, ndinde ko undi mukeka ko turi bande. Cyanjewe rwose ndayamanitse. Nguyu Queen yabiyeretse yababwiye, mwumvise ubuhanga afite muri mu buhanzi. Hasigaye nta hanyu kabisa. Abari baduteze amatwi rero mwamubonye Queen ni umuhanga cyane mu bijyanye n'ubuhanzi, ariko ntaharagera. Nubwo afite ibihangano navuga ko bikiri muri birabitse, ntabwo birajya hanze, ntabwo arajya muri studio. Byanze bikunze bishoboka ko ushobora kuba dukurikiye uri producer, uri promoter, byanze bikunze hari icyo ushobora kuba wakora muri urugendo rw'umuziki cyangwa se n'ubuhanzi bwa Queen. Mwamubonye rero hanga gihe ku ruhande rwanjye nabibonye, namwe ngo muraza kumbwira muri comment, hanyuma dukomeze dushyigikirane izi mpano ziri hirya no hino, tuzigaragaze kandi zizamuke zigere kure. Queen rero imfura ni abantu banyarwanda, imfura ni abantu kandi ubupfura buba mu nda. Rero ntawe uzahagarara ngo uzivuga ko wamaze iki muri uru Rwanda utaramfashije koko, uzavuga ko wamaze iki kandi warabibonye ugaceceka. Queen rero mwamubonye, ubwo wabifuza kugira kumushyigikira n'ibindi, nimero ze ubutaha azaziduha mu kindi kiganiro tuzagirana ubutaha. Queen tereka nimba hari kakuri ku mutima kanyuma. Ikindi kintu, ibintu nka bitatu ngiye kuvuga, murekera ukwiteza abazimu b'ishyari banyarwandakazi. Ni ukuri pe, murekera ukwiteza abazimu b'ishyari. Ikindi nibagiwe yari kuzarinshora yari kuzamukira inshuti yanjye Kaberuka, mbabarire wowe kabyara, mbabarire, ntabwo nari mbigambiriye, nta nubwo ari we navugaga, reka ntabwo ari wowe navugaga, byari ikiganiro. Ariko waza icyo gihe byari ikiganiro. Kandi ni ukuri pe, ni ukuri. Ikindi kintu, umuntu ugifite umuryango, umuntu ugifite mama na papa, agifite ababyeyi bose, ubundi na Bibiliya irabivuga, ijambo ry'Imana riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Mugerageze mwubahe ababyeyi banyu. Hari abantu uno munsi tuzi yuko bucya tukavuga ejo ntabwo hazagera.
bwakira ukavuga uti sijye wahera, wabona uryamye ukabyuka ukavuga ati n'ubundi ni hahandi. Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Kera mama niwe yakundaga kumbwira ngo urupfu rw'imbwa ni inyama. Ntawe umenya ahazagwa, ntawe umenya aho bwirageze, mumenye yuko buri muntu wese yazakenera undi ejo. Ntawe nifurije gupfa uyu munsi, ariko ndabizi ko bishoboka. Ndabizi ko bishoboka. Uyu munsi ni njyewe, ejo ni wowe, ejo bundi ni runaka. Ni ukuri pe, mwihangane mushyigikirane, nibura wenda udashoboye kuba yangeraho ngo aba ari njye afashe. Fasha undi uri kubona iruhande rwawe, hari ukeneye kwambara, hari ukeneye. Mukorere Imana basi, ntimukorere njye uri kubibasaba. Mufashanye nk'abazi yuko nabo ejo bazakenera ubufasha. Nta muntu wihagije, umuntu agizwe n'abandi. Ndabinginze mukundane banyarwanda banyarwandakazi, kandi na relationship yanyu biri kujegajega. Rero mwihangane, n'ubuzi yuko udakunda umuntu, uzi ko uri kumubeshya, mubwira uti ntacyo tubireke birangire, kuko ejo cyangwa ejo bundi naramuka arwaye depression, ntago nkeka ko ari wowe uzabaho neza wabayeho nabi. Byanga binoga muzabifatanya, azababara nawe ubabaye. So nukuri pe, mugabanye kubabaza abantu. Ikindi, Imana mbere ya byose. Okay, fine. Hanyuma rero ubutaha tuzaganira kuri izo ngingo z'abo bantu babeshyana, ubundi umuntu aza kubeshya mu rukundo ashaka iki. Hari nuza akamara ukwezi kumwe abiri, ibyo yashakaga yabibona agacaho. Ibyo ngibyo tuzabiganira, biri mu byo tuzaheraho ubutaha na Queen, ndetse n'ibindi byinshi muri buze gushyira muri comment ku ngingo mwifuza ko twazagarukaho ubutaha. Queen rero twagushimira cyane kuri uyu mwanya waduhaye mu kiganiro cyiza cyane twagiranye, ukadupfundurira ku mpano ufite na experience n'ibindi byinshi cyane watuganirije muri iki kiganiro. Namwe murakoze cyane. May God bless you kuba waje kudusura ngaha. Thank you for everyone who were watching this. I think something big kureba iyi video yose yamaze uyu mwanya ukayirangiza. It's a big support kudushyigikira. And thank you everyone who will watch this, who navuze wese, I'm so sorry. Ariko it doesn't matter, kuko navuga ukuri. Uwo byababaje yihangane, unzi wese ndabinginze ibintu byo kumanura, kuvuga ngo wowe nzi ukavuga uko unzi nuko utanzi. It's up to you. Ntabwo uzanca intege, nta kintu na kimwe kizakira hasi muri ubu buzima. Konje mugani wa Hussein. Hussein ni kameramani wo muri MIE Empire kwa Irene. Ne konje. Nayo ndaje kabisa, ndaje. Mwebwe, you have to wait for me. I will give you many things I have. And hari umuntu nshaka kubereka, umuntu nshaka ko mubona. Naze asuhuze itorero. Nisuhuze itorero. Nanyure gakeya. Ni umukobwa. She's my best friend. She's beautiful. Twagiye gusuhuza abandi. Please, koko waje. Mbabarira. Yagize isoni. Abakobwa bahangazi ko banza kuko bakigira isoni wana. Hey. Uziko ariko mugani wawe ariho Katolika yatangiriye. Buriya ni Kristo. Abatipe bajyambwira ko byicanze. Hano hantu haracyari abakobwa. Turacyawuka. Dore hano hari umukobwa wanze kujya kuri kamera kandi sha ukuntu ameze. Ubwo by next maybe nubundi yaza nari guhita kamera nari guhita nzima, nubundi arandusha inzobe n'inzobe cyane. Ntabwo nari kugaragara. Ariko nyine azadusuhuza ubutaha azaba yatinyutse. Nzamubereka. Thank you. Okay. Good. Abari babanye natwe rero tubashimire cyane. Mwamubonye Queen yabaganirije neza.
ubwo wari waje ari nk'umushyitsi atarakanda subscribe, it's time. Please subscribe to get more. Nari Christophe Wizeye, tuzasubira utaha mu bindi biganiro bitaha kandi byiza biryoshye. Keep in touch, mushyireho notification kugira ngo nazanshyiraho ibintu biryoshye mukatubura. Wow.